Reka mbasuhuze cyane kandi nongera kubaha ikaze kuri mwe wese mudukurikiye. Uyu munsi tugarutse na y'amakuru abakomeye cyane by'umwihariko avuga ku ntambara ihanganishije ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo Fdlr-Wazalendo, abacanjuro, abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cya Fardc. Uyu munsi rero harimo haravugwa inkuru zikomeye cyane by'umwihariko tugahera ku makuru yakwirakwiye avuga ko M23 yabashije kwivana muri uyu mujyi wa Uvira. Hakaba ari inkuru igaragaza uburyo ibitaro bya Masisi byarashwe ndetse hakaba hapfiriyemo abantu benshi cyane. Turibuze nanone kugaruka ku makuru ajyanye na Yarakaye Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, aho umuhungu we General Cyane Muhoozi yatangaje ko rwose agiye gufata ingamba zikomeye cyane kugira ngo abe yakihaniza uyu Robert Kyagulanyi mu buryo akomeje gutezamo ibibazo cyane cyane mu rubyiruko rwa Gen Z rwakomeje kumushyigikira, ndetse bikaba bigaragara ko imyigaragambyo ikomeje guteza ibibazo byinshi cyane n'akaga gakomeye cyane ku baturage ba Uganda. Mbaye ikaze rero, ndetse mbibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bihora bikugeraho mu ba mbere, ndetse ukaba ushobora no kuduha ibitekerezo byawe muri comment. Tudatinze rero twahera hano mu majyepfo ya Kivu cyangwa se mu ntara y'Kivu y'amajyepfo, aho M23 yatangaje ko yavuye mu mujyi wa Uvira, ariko hakaba ari ikibazo gikomeye cyane ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa biganjemo Wazalendo ndetse na Fdlr bayiseba, aho binjiye mu mujyi nyuma y'uko M23 yari imaze kuwusohokamo, ndetse bakongera bagatangiza bya bikorwa byabo by'ubwicanyi, aho baba bibasira by'umwihariko abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili, cyane cyane aba bagaragara nk'aho badafite inkomoko yo muri utwo duce, by'umwihariko abaturuka muri Kivu y'amajyaruguru cyangwa se abo baraturutse mu bihugu by'ibituranyi byiganjemo abanyarwanda. Ibi rero byaba ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko bakomeje kongera kubibasira babica ndetse banabakorera urugomo, basahura inzu zabo, ndetse ibintu byinshi bikaba byamaze kwangirika, by'umwihariko imitungo y'abanyamurenge, dore ko bamwe batangiye kongera guhunga bava muri bice bya Uvira bajya mu majyaruguru ya Kivu, aho bari kujya mu birindiro cyangwa se mu bice byamaze kubohorwa n'iri huriro rya AFC M23. Bikaba bigaragara rero ko kuba M23 yaravuye muri aka gace ka Uvira byabaye ikibazo gikomeye cyane ku baturage, by'umwihariko abari barigaragaje nk'abashyigikiye cyane iri huriro rya AFC M23. Nanone rero hakaba harimo n'abandi benshi cyane bagiye basigara hariya mu mujyi wa Uvira, dore ko bose batabashije guhunga, akaba ari nabo barimo bibasirwa cyane n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, FDL ndetse n'abandi bose barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko bose bafite intera imwe yo kuba bahangana n'abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane ko bakomeje kubita abanyarwanda, by'umwihariko babasanisha n'iri huriro rya AFC M23. Ibiro byabaye ikibazo cyane, abaturage bakaba batangiye kwibaza niba koko M23 ikomeje kubashakira umutekano cyangwa se intego zayo zikiri zazini nk'uko yakomeje bitangaza kuva mu ntangiriro z'intambara, aho yavuze ko yo haranira uburenganzira ndetse n'umutekano w'umuturage. Bakaba babyibaje nyuma y'uko babonaga M23 yamaze gufata umwanzuro wo gusohoka muri uyu mujyi, aho babona ko yabashyize mu kaga, bega ubuzima bwabo itarimo kubwitaho cyane nk'uko intero yayo isanzwe ibigaragaza. Gusa bikaba bishoboka ko ari uburyo bw'intambara bukomeye cyane bwa M23, cyane ko n'ibindi bice yagiye ifata birimo na Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye bikomeye byasabaga ko ibanza yabivamo kugira ngo bagaragarize amahanga uburyo abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bateje akaga cyane ku baturage. Ibi bikaba bishoboka rero ko M23 ishobora kuba yakongera kugaruka no muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko yari imaze kuhava, ndetse ikaba yahagaruka noneho mu buryo bwemewe, igaragariza amahanga ndetse n'abandi bose bakunze kwishyiraho igitsure cy'uko yava muri ibi bice, bagaragariza noneho ko byari yaratangaje by'uko abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kuzahotera abaturage, koko byagaragajwe ndetse bakaba barabikoze mu buryo bugaragarira buri muntu, nk'uko byagiye binatangazwa n'ibinyamakuru byinshi cyane mpuzamahanga bikorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero y'uko M23 yari imaze kuba yava muri uyu mujyi, abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahise bahinjira, bahita banatangaza amatangazo akomeye cyane agaragaza ko noneho bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko
Generali Yakutumba akaba yagaragaje uburyo ki ngo agiye gufata neza abaturage ba Uvira nyuma y'uko bari babonye ko urwango cyangwa se ivangura rikorewe abaturage ntaho ririmo kubageza, ubu bakaba bazanye intero igaragaza ko noneho nabo bari kurinda abaturage gusa, bikaba bihabanye cyane n'ibikorwa barimo bakora, cyane ko ibikorwa byo guhohotera abanyamurenge byakomeje gufata intera no muri iyi minsi ibiri bamaze bagarutse muri uyu mujyi wa Uvira. Tugarutse rero mu gihugu cya Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi akaba yatangaje amagambo akomeye cyane avuga kuri uyu Robert Kyagulanyi wari wiyamamarije ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Uganda, nyuma y'uko yari yatangaje ko yamaze gucika inzego z'umutekano cyangwa se abari bagambiriye kuba baza kumushimuta akaba ngo yarabacitse. Uyu General Muhoozi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko rwose bidaciye kabiri naba atarahagarika ibyo bikorwa byo kugomora urubyiruko rwa Gen Z mu buryo bwo kugira ngo bigomeke ku butegetsi. Uyu Kyagulanyi naba atarabihagarika rwose ngo Muhoozi ari buze kumufata kandi ari buze kumuryoza ibyo byaha byose akomeje gukora, by'umwihariko agomora abaturage ba Uganda. Ibi rero bikaba bikomeje guteza ikibazo cyane, by'umwihariko ku bari mu ishyaka rya opposition bagaragaza ko batumva neza politike ya Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uyu muhungu we, dore ko bakomeje kwibasirwa cyane nyuma y'uko nabo bari bakomeje guteza ibibazo byinshi cyane by'umutekano hariya mu gihugu cya Uganda, bifatanyije n'abanyamahanga biganjemo urubyiruko rwa Kenya rwari rwagaragaje ko rwo noneho rubashyigikiye cyane kugira ngo babe bakigaragambya bateza umutekano mucyano mu gihugu cyabo cya Uganda. Uyu rero General Muhoozi yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho yagaragaje ko nyuma y'uko aya matora arangiye cyangwa se nyuma y'uko uyu Yoweri Kaguta Museveni amaze gutsinda ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Uganda, uyu Muhoozi General umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko hamaze kwicwa abarwanashyaka b'ishyaka rya Kyagulanyi Robert cyangwa se Bobi Wine barenga 20. Ibi bikaba bigaragara ko ari ikibazo gikomeye ndetse cy'igitugu kimaze kugaragara ku ingoma ya Yoweri Kaguta Museveni, ndetse bikaba bigaragara ko nta kwicuza cyangwa se nta buryo na bumwe bicuze byabaye nyuma y'uko uyu Muhoozi aje kubivugira ku karubanda, nyuma y'uko uyu Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi nawe yakomeje abitangaza agaragaza ko abarwanashyaka be bakomeje kubangamirwa cyane, aho bamwe bashimuswe abandi bakicwa abandi bagafungwa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byibasira by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Mu gusoza nanone twakongera kugaruka kuri ya makuru avugwa cyane hano i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, agaragaza none ko ibitaro bikomeye cyane bya Masisi, ubwo ni ibitaro bikuru byari birimo abarwayi benshi cyane ndetse ku bwinshi indembe, ubona ko harimo ubucucike bw'abarwayi benshi cyane, byamaze kuba byaturika, aho bikekwa ko bishobora kuba ari igisasu cyatezwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo guteza imidugararo cyangwa se mu buryo bwo guteza ibyago mu bitaka cyangwa se ahantu M23 ivuga ko yamaze kubohora, ndetse bagaragariza amahanga ko ibyo bice byose M23 yabohoye bitarimo umutekano ndetse idashoboye kuba yarindira abaturage umutekano. Gusa bakaba hari n'andi makuru agaragaza ko iri turika rikomeye cyane ishobora kuba ritatewe n'ibyo bisasu, ahubwo ishobora kuba ryatewe na gazi cyangwa se bomboni, uriya mwuka bongera abarwayi cyane ko nawo uba umeze nka gaze. Bikaba bishoboka rero ko bitari ibitero nk'uko byagiye bigaragara bivugwa n'abantu bagiye batandukanye, cyane ko n'abari bari hariya mu bitaro bya Masisi batigeze bamenya impamvu y'iyo nkomoko y'umuriro ukomeye cyane ndetse n'iturika rikomeye cyane. Iri turika rero ryateje ibibazo byinshi cyane, dore ko n'inzu zegereye hafi na biriya bitaro bya Masisi nazo ziba zubakishije ibiti zikaba zahiye zigakongoka ndetse abenshi bakaba hasize ubuzima. Gusa hakaba habaye ubutabazi bw'ibanze aho abaturage b'abaturanye ndetse n'abandi barwanashyaka batuye hafi n'ibyo bitaro bagiye gutabara indembe. Gusa kubera ko iturika ryari rikomeye cyane ndetse riri kugenda rizamuka ku rwego rwo hejuru, hakaba hatikiriyemo benshi. Turaje dukurikirana ayo makuru ndetse dukomeza kuyanganisha ababuriye ubuzima muri iri turika rikomeye cyane ndetse n'abagiye baburira ubuzima muri bitero bya Fardc nyuma y'uko yari maze kugera hano muri uyu mujyi wa Uvira. Bigaragara ko amahoro akomeje kugira udubi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane mwese twakomeje kubana muri biganiro, mbashishikariza gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho mu bambere ndetse mudufashe no kugira ngo bigere kuri benshi, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.